Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Uwamwezi Karangwa Liliane, ariko mu ikinamico tumuzi nka Karangwa Liliane. Yavukiye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kacyiru, akagari ka Kamatamu, avuka ari uwa kane mu bana 8. Amashuri abanza yayize muri École Primaire de Kacyiru, ayisumbuye ayiga muri Collège Ingenzi do Rutongo mu ishuri ry'icungamutungo, naho kaminuza yiga muri Kaminuza y'Abagatolika y'i Kabgayi Iseka mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho. Umwuga wo gukina ikinamico ni umwuga akora awukunze, cyane ko ari nawo umutunzi 100%. Karangwa Liliane amaze imyaka 12 atangiye gukora ikinamico nk'umwuga umwinjiriza, dore ko bitangira bwa mbere yigaga mu mashuri yisumbuye. Agitangira umwuga we yatangiriye mu Runana DC, aho yandikaga zimwe mu ikinamico zatunganyirizwagayo ndetse akanakinirayo ikinamico zo mu ruhame. Bidatinze yakomereje mu itorero Mashirika, aho yakunze kwandika ndetse akanatoza ikinamico yo kuri radiyo ndetse n'izo mu ruhame. Nyuma yaje kwinjira mu itorero Indamutsa za Radio Rwanda, ari naho na n'ubu ijwi rye rinyura benshi ricyumvikana. Akaba amazemo imyaka 6. Uretse impano yo gukina kandi, Karangwa Liliane afite n'impano yo kwandika no gutoza ikinamico, aho avuga ko ari nako kazi akora umunsi ku munsi kuva ku wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma w'icyumweru. Ubwo twahuraga na Karangwa Liliane, hari ibibazo by'amatsiko twagerageje kumubaza bijyanye n'ibyo yakomezaga abazwa na benshi mu bafana be, maze nawe ntiyazuyaza mu kubisubiza. Nta role nimwe iginanira kuyikina, kubera yuko iyo ninjiye muri studio nyine mpita muri njyewe birikora, mpita mba uriya ngiye gukina. Nuvuga ngo Liliane ndamusiga hanze ya studio, hanyuma nyine nginjira na wenda Sonia cyangwa Mukamana cyangwa nde, ariko nta role nimwe nyine inanira kuyikina, kubera ko iyo ndi gukina ngerageza ndabiviva. Ni ibintu byikora sinamenya ngo ndabisobanura gute. Nkunda kurya ibirayi, ariko nyine muri rusange ibiryo byose ndabikunda, ariko ibirayi nibyo biryo byanjye nyine, byaba bitarimo umunyu, byaba bitarimo amavuta, byaba bihase, byaba bidahase, ibirayi nibyo biryo byanjye. Nta kintu nanga kurya, ntacyo, ibiryo byose ndabikunda. Nkunda inshyushye, niyo prefera. Inshyushye itarimo isukari. Nta kintu nanga kunywa da. Nta kintu nanga kunywa, gusa nyine ibintu bifite amasukari menshi byo urumva nabyo sinavuga ngo ndabyanga, kuko ushobora kubimpa nk'intame 2, urumva mba nabinyoye, ariko nta kintu nanga kunywa. Ibyambabaje ni byinshi yewe ntabwo nabona icyo mperaho n'icyo nsorezaho, ariko nyagira amahirwe yuko ikintu kimbabaje ntabwo ntinda kurakara, nyine mpita ndababara, nimba ndurira nkarira, nimba ndugira gute, hanyuma bigasa nk'ibishize, ariko ibyambabaje ni byinshi. Icyashimishije kurusha ibindi nabyo nicyo kimwe n'ikibazo baze gusubiza hejuru, nabyo ni byinshi, ariko yaba ibyambabaje yaba ibyanshimishije ni byinshi, nzajya ngenda mbisobanura mu mukino, nibyo byamfasha kurusha kuba natobora nkavuga kamwe nkavuga kandi bwakwira bugacya, ariko ari mu mikino uyu munsi mwareba kamwe, ejo mukareba kandi, gutyo gutyo. Mu bijyanye n'ubuzima busanzwe, nkunda nyine gusohoka n'abashiti banjye cyangwa abavandimwe, tugasangira, buri wese anywa icyo ashaka, abyina ibyo ashaka, nyine tugasahinda, nyine ibyo ndabikunda cyane, ni nabyo bintu bya mbere binshimisha. Mu buzima busanzwe ikintu nanga umuntu urenganya undi. Nyine birambabaza ko umuntu urenganya undi, mpita nishyira mu mwanya we,
numva iyaba nari mfite ubushobozi hari ikindi nakora nkahana cyangwa buriya mfite n'ingufu uwo muntu uri kurenganya indi namushyiramo inshyi ariko nyine ni ukwihanira ntabwo byemewe gusa ntabwo byambuza kumushyiramo inshyi iyo mba mfite imbaraga kuko ntabwo umuntu urenganya undi pe ndabyanga. Abahanzi nkunda rero buriya baratandukanye kuko nkunda indirimbo kurusha uko nakunda umuhanzi, biterwa n'indirimbo. Iyo indirimbo ije nkumva kuko ushobora kuririmba, ushobora kuba umuhanzi witwa runaka ariko mu ndirimbo zawe iyinyuze akaba ari imwe cyangwa ebyiri kandi dufite album nk'eshanu. Nkunda indirimbo cyane kurusha umuhanzi, bivuze ngo n'abahanzi nkunda benshi barenze umwe. Ibisimba rero nta na kimwe nkunda, ahubwo byose ndabitinya uretse umubu wonyine. Umubu wonyine niwo nshobora kwifatira, ariko ibindi bisimba byose ndabitinya. Gusa ariko nanga ikinyenzi pe, ahandi niyo naba nsinziriye kiri hafi aho nyine ndagihumurirwa nkabyuka nkakica kuko ndacyanga, ariko nyica simbuka. Gusa ibisimba byose ndabitinya, ntabwo navuga ngo nkunda iki ngiki cyangwa iki ngiki. Abahungu se buriya njyewe umutipe twakumvikana twaganira duhuza niba numva waba mwiza kurusha abandi. Kuri njyewe nyine duhuza twumvikana, ibyo bintu bibiri nibyo biza ku mwanya wa mbere, ibindi ntabwo mba mbyitayeho. Ni ikinamico zose nanditse iyo nkunda kurusha izindi ni ikinamico yitwa Indorerwamo ya Mashirika, kuko niyo kinamico ya mbere y'uruhererekane nahereyeho. Yari naryoshye. Urumva ikinamico ya mbere nyine uheraho ugifite amagambo yihariye utarashyira mu yandi makinamico, amazina yihariye utarashyira mu yandi makinamico. Rero kuri jyewe ikinamico ya mbere nkunda kurusha izindi ni Indorerwamo. Nayikoze muri 2010 cyangwa na 11 niba nibuka neza. Nsengera mu rugo naje gusanga idini rya mbere ni umutima, kuko nshaka kugenda muri iryo dini n'iki ariko ibikorwa byanjye se wa muturanyi tubanye gute, naza kuntera umweyo ndamusubiza guki, naza kumusaba umunyu yashiriwe ndamubwira ngo iki, umutware wanjye tubanye dute, abaturanyi abavandimwe tubanye dute, kandi nkora muri rya dini bahora batwigisha ibi byose. Naje gusanga rero idini rya mbere n'umutima kuri jyewe. Ikindi bya bindi bivugwa mu idini ni bwa buzima ducamo buri munsi. Iyo ubikurikije neza ntegereza ko na rya joro waribona utiriwe ujya muri ririya dini. Kuri jyewe nka Liliane ni uko mbayeho. Kugeza ubu ntabwo ndabona akazi gashobora kumutera ikinamico, niyo kaboneka wenda bijyanye n'ibyo nize n'iki mu itangazamakuru nyine ntabwo nakora uko nshobora nyine nkabikora mbivanga n'ikinamico, kuko ikinamico mba mu maraso. Sinjya nibona njyewe Liliane nahagaritse ikinamico, nahagaritse gukina, cyangwa se niyo nahagarika gukina kubera inshingano runaka nzasigara nandika. Ntabwo njye nibona njyewe Liliane navuye mu kinamico. Kuri jya batinganye ntacyo bantwara, ni uburenganzira bwabo. Njye ntabwo nshaka kublaminga umuntu ngo n'umutinganye, ni uburenganzira bwabo. Ese niba nshobora kuvuga ngo ndakunda Patrick, ndakunda David, ndakunda Manzi, cyangwa ndahitamo kanaka, kubera iki uwo Patrick adashobora guhitamo gukunda David cyangwa se Belize ahitemo gukunda Liliane? Ni urugero. Nisi niba nta wampitiyemo gukunda Patrick, kuki njyewe najya guhitamo ngo wowe Ngabire wikunda Belize? Ni ukwivanga mu buzima bw'abandi. Ikindi
ndajya kwanga umutinganyi antwaye iki? Ntabwo anshura, ntabwo ambyiga, ntitugabane isambu, nta n'ubwo nta n'ikindi kintu kibi. D'ailleurs abatinganyi nzi ndabazi nyine kuko nubwo ndabari babandi duhura nabo mu buzima busanzwe, usanga ashaka ari abana beza nyine, nta shitani, nta mutima mubi bagira abonzi. Ubwo nimba hari abagira imitima mibi ni nkuko nawe waba ufite umutima mubi. Ikindi nibaza, ese ndajya kubleminga umutinganyi kuki? Akenshi usanga wa wundi uvuga ngo yanga umutinganyi, sibyo? Hariya afite best friend uzengereza urugo rwe, uzengereza madamu, uzengereza abana be. Hariya afite best friend ufite nk'imyaka 40 na uca inyuma umugore bashakanye akajya gutereta abana b'imyaka 18 10 cyangwa no munsi yayo, abana b'imyaka 20 na. Ikindi hariya afite best friend udafite uzengereza abaturanyi cyangwa uzengereza abakozi b'abana, sibyo? None se ubwo wamutinganye nimba nta kiba gukorera, niba nta mutima muba kugaragaza, uramwanga uhereye, uramwirukana mu kazi se kugira ngo niba gukorera akazi neza gahunda zakajya kuzikorera hirya, ntabwo urababona niba baraza mu maso yawe ngo bagiye gutinganira imbere yawe wenda ngo bikubangamire, urabangira iki se? Kuri jewe umutinganyi n'uburenganzira bwe, nkuko ufite uburenganzira bwo guhitamo kanaka w'inzobe, w'umusore w'ibogari cyangwa se unanutse umeze gute, ni nako nawe ufite uburenganzira bwo guhitamo kanaka cyangwa nyirakanaka bakundana. Abatinganyi ngiye ntacyo bantwara. Rero ibyo nabyo mbona ko ari uburenganzira bwa couple. Ni kuvuga ngo kuri njyewe couple nimba ziganiriye, umuhungu akabwira umukobwa ati nkunda nyine bimeze gutya, umukobwa nawe akabwira umuhungu ati nkunda bimeze gutya, simbona impamvu yo kuvuga ngo ugiye guca imyeyo. Mwabyumvikanyeho buri wese avuga ati ndabikunda n'iki, ni byiza, ariko nta mpamvu yo kumva nimba wowe mukobwa ngo wumvise ba runaka hari abantu bajya biyita ngo ni abatante b'abantu, nanze kubita uko biyita, nta mpamvu yo kugira ngo uvuge ngo ngiye kuba stress muri ibyo bintu uzi ko boyfriend wawe mutabiganire cyangwa muzi niba nabikunda cyangwa atabikunda. Kuko urugero nkanjye hari abatipe bageze nko muri 5 cyangwa se baranarenga twaganiriye, bamwe muri bo bambwira bati nako abenshi, ubwo mvuze 5 kubera yuko aribo bavuze ibitandukanye n'ibyo numva nabandi, bati ngiye ntacyo bimbwiye, nta nubwo mbikunda. Tuvuga ngo niba adakunda iyo myeyo izobora, niba adakunda iyo myeyo nese ukagira utyo ukajya kumva ibyo bari abavuga ukaza uyifite, sinzi ko muzumvikana utabanje kubimubaza. Icya kabiri, hari n'abandi twagiye tuganira bavuga nyine ko bagerageje impande zombi, yaba uyifite yaba utayifite, nyine ibyo nabyo sinabyivagamo uburyo babigeragejemo. Urukundo rw'uwe nyine murabizi, cyangwa se isaha itwerekeza buri wese arirekura ukwe. Rero bakavuga ko bagerageje uyifite n'utayifite ukumva nta tandukaniro. Icyo rero ikintu bitwigisha ni iki? Njyewe mprefera ko couple y'ubwayo ari babiri bicara bakaganira. Umuntu nshimira mbere na mbere, ndishimira ngiye ku giti cyanjye kubera yuko nagize courage, nagize umuhate, nagize ubushake bwose bushoboka kugira ngo nzamuke. Sinigeze ncika intege. Ahantu hose numvaga ikinamico n'iki numvaga najyayo, atari ko mfitemo umuntu uzanyinjiza. D'ailleurs ahantu hose nakoze nta muntu n'umwe navuga ngo yaranyinjije, ngiye nyine narijyanaga. Ubwo rero ndishimira kuba naragize izo courage kandi sinitinye. Uwo ni uwa mbere ngewe. Uwa kabiri, ndashimira umukuzine wanjye, mubyara wanjye yitwa Louette.
ndibuka Alouette hari icyo gihe nyine naragiwe nkirangiza secondaire, naragiwe kumusura nyine uko wajya kwa tante uko wajya kwa runaka nagiye gusura nyine mukuzina wanjye icyo gihe nari buhamara igihe, aza kumenya nyine ko mfite impano nyine ko mfite iyo mpano yo gukina no kwandika amakinamico n'iki kubera ukuntu twaganiraga. Hanyuma arambwira ngo mfite inshuti yanjye nyine ikora ibintu byo kwandika ibitabo n'iki n'ibintu by'inkuru. Ubwo yambwiraga Daddy de Maximo, arambwira tuzaze nkujyaneyo. Daddy de Maximo nyine yari inshuti ye. Hanyuma turagenda icyo gihe tugezeyo Daddy arabireba n'iki, nari mfite inkuru nanditse nyiga muri primaire, noneho narayitayipinze nyine na mashine. Apana primaire, niga muri secondaire narayitayipinze na mashine, baranabi koko ni muri papeterie nyine babifunga babifunika. Hanyuma nyine nyimweretse arabireba aravuga ati ni nziza. Urumva ku rwego rwanjye nyine iyo nkuru yari nziza kuko nari ngifitemo utuntu tw'ubwana naragira experience. Hanyuma avuga ati nzagufasha kuyisohoramo igitabo, kubera uwo mukozi nyine nabyo yari yamubwiye ko nifuza. Noneho Alouette urumva icyo gihe yarantinyuye, avuga ati tujye kwa runaka yagufasha. Icyo gihe ndumva icyo gihe yarananjyanye, yagerageje kunjyana no ku bandi ba star namenye Miss Chanel kubera Alouette. Icyo gihe yarambwiye ati tujyana ahantu Chanel aririmbira, icyo gihe ari muri Mirikorine, tujyana icyo nyine gusa ntabwo harimo ibijyanye n'igitabo n'iki, urumva aho ngaho rero kuryoshya. Ariko we icyo yaragambiriye ko ari ukuntinyura kumva ko nimba mfite ikintu tera intambwe usatire runaka uzi ushaka kuba ari muri kariyeri yawe, hanyuma urebe ko ari cyo yagufasha. Icyo kintu ndagishimira Alouette cyane, umva yanshyizemo ikintu cyo kwizera icyo mbitse muri njye. Alouette umva ndagukunda n'umutima wanjye wose. Hanyuma ndashimira na Daddy de Maximo kubera yuko ashaka ko atanabyibuka, nari na mutoya, utari muto cyane ariko nari mutoya. Icyo mushimira nuko iyo nkuru yarayibitse, arayibika bya nyabyo, ntabwo yigeze nyine ankorera bya bindi yashatse. Hanyuma ariko sinamurenganya. Urumva mbere icyo gihe nyiri muto narababaye, kubo nibwo mvuga ngo nta birenze, umuntu afite ibintu byinshi. Nanjye hari abashobora kumpa inkuru ubu ngubu nkabura wenda umwanya wo kuyirebamo. Ariko icyo nshimira Daddy ni uko kuba yarayibitse byanteye nyine kuvuga ngo niba mburiye hariya reka ntere intambwe njye na hariya, byibura ikirya mbere igikunda mbere aba aricyo ninjiramo. Icyo mushimira kuba yarayiryamishije, simurakarira singira gute, ahubwo byarankanguye mu mutwe, bituma numva ko ngomba kwinjirira izindi nzira zitari kuri we. Ikindi undi muntu nshimira, ndashimira Samu Mashirika, Samuel Cyagambirwa. Abana ba Mashirika bamwita Uncle Sam, ni uncle nyine. Samu ndibuka icyo gihe nyuma ya Daddy naje kumva itangazo ry'uko nyine hari show ya Mashirika. Ndangije ubundi nari nzi ko Mashirika nyine hariyo muri South Africa. Hanyuma ndakumva nyine ngo bakorera Remera na nimero zabo, ndahamagara njyayo, nsanga bari no kurokita abakinnyi bashyashya, abamamvre bashyashya, twari abana benshi. Noneho Samu nyine niwe wari gutwakira, abana bose bari baje ari bashyashya. Hanyuma nyine mu kutwakira yarakubazaga ngo ufitiye impano n'iki ukayerekana. Nyine ngiye nerekanye impano zirenze imwe. Ubwo nyine ikintu nakunze, yambonyemo ko nshoboye nubwo yabonaga ko hari urundi rwego ngomba kugeraho n'iki.
ibyo ntiyabyitayeho nyine yabaye nka wa wundi nka koko ndavuga ngo tera intambwe imwe izindi ntere gusanga. Rero kunyakira n'iki no mubyo namubwiye ka gatabo kabitse kwa dadi ntabwo ati uzakanyereke. Ubwo nyine byabaye ngombwa ko nsubira kwa dadi nkagenda akakampereza nkaza nkamwereza kasoma story irimo n'iki. Muri iyo story yasomye ashaka ko yarabonyemo wenda nk'ubundi buhanga nk'umuntu wize ikinamico cyangwa se wari uyifitemo uburambe, yasomye iyo nkuru agira icyo abonamo kuko ndumva iyo nkuru nanayibuka. Hanyuma arangije niwe wampesheje kwinjira mu runana. Igihe ninjiye mu runana ninjira nandika n'iki nyine n'amakinamico zo mu ruhame anjyanamo. Icyo gihe ntangira nandikayo nubango byo kubyina icyo gihe muri Mashirika ndabikatira bivamo. Nyuma yaho rero contrat yabirangiye n'urunana mpita ngaruka muri Mashirika nyine nkomezamo gutyo nandika nanatoza. Ni ukuvuga ngo urwego ndimo Sam ndamushimira cyane, abyumve ko bikuye ku mutima ko mushimira. Ikindi ntabwo yigeze anyima umwanya wo kugira wo kugaragaza impano yanjye ahandi hantu, kubera yuko ndibuka njye no kumenya ko bari gushaka abakozi mu ndamutse abakinnyi, nabwo negereye boss niwe wari boss wanjye nyine. Ntabwo ndamwegera ndamubwira nyine batanze itangazo n'iki ndashaka kubikora. Naplayinze muri RBA nk'uwikinira kubera ko bya bindi twamenyereye ngo ahantu runaka hakora ikimenyane, nta muntu numva muri RBA wari bunsunike, ntawe pe. Ndangije nyine ndabimubwira ngiye kubikora n'iki. Ubwo nyine nibamfata ndavuga ati bonne chance. Urumva nka boss wawe ugukoresha kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, biragoye ko yavuga ati jya n'ahandi, ariko we yarabikoze. Niyo ngo Sam abyumve aho ari hose ko mushimiye bikwe ku mutima urwego ndiho. Aza ku mwanya wa kabiri nyuma ya Ruwete, kubera ko Ruwete yaravuze ati tinyuka. Sam nawe aravuga ati komeza ukore ujya imbere. Hanyuma ku mwanya wa gatatu bakaza ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye. Abo ni abantu kuri njye murashimira kubera yuko baba bari inyuma yanjye. Hari igihe ababyeyi benshi bumva ngo théâtre gugiye mu bintu by'uburara, gugiye mu biki n'iki, ariko bo ntibigeze babireba. Baravuze bati wowe niba ari ikintu kibasha gutuma ushyira hanze impano yawe, bo bayimbonagamo. Nuvuga ngo n'intambwe yose nteye niyo kaba ari akantu gato birabaryohera birabashimisha. Abo bantu uko ari batatu ndabashimira mbikuye ku mutima. Inama nagira abantu bafite impano yo gukina ikinamico banabishaka, ndanabazi benshi. Hari abajya banyandikira benshi bavuga bati dufite ikinamico dukunda gukina ikinamico n'iki cyangwa se ndanayandika, wamfasha iki? Wenda nshobora kuba ntagufasha kwinjira mu hantu runaka n'iki kubera yuko nta kampani mfite ubu ngubu ibikora, nanjye ndacyahabwa akazi. Ariko icyo inama nabagira ni uko ndagira inama impande zombi, yaba bafite iyo mpano yaba ababyeyi babo cyangwa famiye zabo. Abafite iyo mpano bagomba kumva ko ikintu cya mbere witegereza ko kanaka azamfata ukuboko akanjyana azaza kunkura handi hasi. Ni ukuvuga ngo nawe niba uzi ko ufite impano wikwitinya, nuba ukunda impano yawe kuyiharanira no kugira gute, ni ukumva ko amafaranga si cyo kintu cya mbere, nubwo tugomba impano kuyibyaza umusaruro, ariko ikintu cyitwa amafaranga gishyire ku ruhande. Nkanjye nkubwije ukuri, ntabwo ninjiye mu ikinamico numva ko nta ibintu by'ubusitani yakumenyekana, ntabwo nabyegispektingaga. Nyine ngiye ninjiyemo mvuga ngo ngiye gukora bya bindi. Rero nawe kumva ko
ngiye gukora ibi kugira ngo bigende gutya, ahubwo mbere na mbere vuga ngo ngiye gushaka aha kugira ngo mpakorere ibi, noneho kugira ngo bigende gutya izaba ibyo byombi byakozwe. Hanyuma ikindi niyo ngo nukunda impano yawe ukayiharanira, ntekereza ko umusaruro nawo uzaza. Nuyiharanira n'ahandi uzaniha agaciro, umusaruro uzaza, sinkubeshye. Inama ya kabiri, kandi wikumva ngo nimba Liliane ari role model wanjye ngo ngomba kuhita njya mu muntu ndamutsa direct, ntabwo uzi imvune yagize kugira ngo yinjire hahandi, ntabwo uzi inzira yaciyemo kugira ngo yinjire hahandi, ntabwo uzi wenda ukwihangana kwe kumeze gute. Wenda ashaka ari we ni wa wundi utambuka utera intambwe ihwa, kwa kundi utera intambwe ugakandagira mu ihwa ugashingura ugakomeza. Hari n'undi utera intambwe yagwa mu ihwa akavuga ati imbere hari amahwa menshi sinshaka gukomeza my friend, agasubira inyuma. Banza umenye ngo kwihangana kwanjye bimeze bite muri iyi mpano. Bango umenye impano yawe uyiharanire, kandi umenye ngo uriharanira mu buryo ufite kwihangana kungana gute. Iyindi nama nagira abandi, nagira inama nyine n'ababyeyi cyangwa se famiye z'abo bantu bafite impano. Wikumva ngo umuntu niba agiye mu ikinamico, wikumva ngo agiye mu burara, wikumva ngo agiye mu burara, kereka niba uzi ko ari uko usanzwe umuzi. Niba usanzwe umuzi, uzi umwana wawe cyangwa uzi umuntu wawe ko ari ikirara, najya hariya nyine bizaba uburyo bwiza bwo kwexposa ubwo burara bwe. Ndibuka hari umutipe yigeze kuntereta arambaza ngo ukora iki. Sha nyine yihangane ndabivuze kuko namubonye imboga mu menyo namucishije n'ijisho pe, yihangane. Arambaza ngo ukora iki, ndamubwira nyine ngiye nkora théâtre, nicyo kintu nkora kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma, umwaka ugahita undi ugataha, kuko niko kazi kanjye. Ndahita avuga ngo ubwo se ngo amafaranga uyakurahe. Ndamubwira ko ntabwo nakubwira ko mfite akazi, ntabwo nkorera ubuntu. Icyo kibazo yakimbaje nk'inshuro 3 uko twaganiraga, yabimbaje nk'inshuro 3. Ndamubwira ko njye narakubwiye ngo nkora théâtre. Arangije nyine arongera narambaza ngo ubwo se ngo ikinamico ivamo amafaranga ku buryo wakwishyurira inzu, wakwishyurira imibereho isanzwe, nyine ibintu tuzi by'abakobwa byose. Ndamubwira kugeza ubu ikintu cyose nkeneye ndimenya, kandi nta kandi kazi ngira uretse théâtre. Bivuze rero ko tugomba guhindura imyumvire. Ababyeyi mukumva ko iyo waremye gite kurema, iyo waformye umwana wawe mu buryo bw'uburere, reka bari kumvuga, anamenya ngo ngiye kwinjira muri iki kintu, ikibi ni iki, ikiza ni iki. Niba uzi ko n'ubundi asanzwe afite imyitwarire mibi, ikizamubaho wikumva ko ari ya théâtre, wikumva ko ari ya filime, wikumva ko ari bwa buhanzi. Ubwo mbishyizemo ari bitatu kubera yuko ababyeyi runaka bazi yuko bamwe na bamwe bazi yuko gukora ibyo bintu ari uburara. Rero nimwakuraje abana banyu, mwakuraje abantu banyu, bumve ko niba agiye muri théâtre agomba guharanira ikintu iki n'iki kugira ngo akigereho mu buryo ubu n'ubu. Kandi niyo nama nabagira, kuko iyo wubashye akazi kawe kaguha umusaruro wifuza. Murakoze. Ngayo nguko, nizere ko abakunzi ba Karangwa Liliane musubijwe ibibazo mwakomeje mumwibazaho, wenda bamwe akabasubiza abandi ntabashe kubasubiza. Nyuma y'ikiganiro twagiranye rero, ibisigaye muzajye mugenda mubikurikira kuri Iganze Media, aho azajya bari kumwe na Isiaka Mulemba. Ntiwibagirwe gukora subscribe rero, utazajya ucikwa n'ibyo bakugezaho. Mwari kumwe nanjye Solange Umurerwa.